Aha. Tukuin ka na gana masya kawada. Kaganina, kantanina. Uta. Hey! Kujamaga amat sa. Tanda. Dale ba. Siamo nagawando ito mo siya. Siamo matkoy. Ito na ba wa kay bandu. Nana tiri na no ko sa gagaway ni Fun. Go hando ako. Ikiseke Fun. Ikiseke Fun. Tama mo ko sa mga na tuga teme tuga dili na sa kwangira mana tigi. Ba nya mazim ga. Sa gemera. Kalna gi. Kantanina ko. Bandu. Uta. Wetin be this? Devo tudo com isso na tanda. Pushuri ya tiri kui gawa tiri sa gagawando ni Fun. Para ka tiri. Aha. Ita. Sige Fun. Saka sige Fun ito. Aba. Ako pa wala ka gagawando ni Fun. Sende ko to sob ko. Sende ko. Nangu chuma guri kora shit na ko vina pava mo. Aha. Mundo makamara tawaza. Ya balu balu. Bisho ko tawaza. Nakatawa ka buza ha. Wait. Asa no Iko dole ya ko masara. Rekire ko vamo. Ito na ndur te masara. Kane ngari kinna. Muntara tsaga ndo ase omande. Ya ke tuma ko ko. Saka ko katumaka mbongo sole kandi sazu ye. Asa ni ko kwere ka kandu. Kungira mina wende ko se fam. Kungira ko korera. Ndio ngara ko vime vonja. Quran. Ego sa. Kuni mare. Neka ka guru piyo ngon. Gote. Allah sa. Allah. Papa ko ba kan tango kundo ka yawa. Aku mau nyafu. Kan namanya semua untuk semua kerja. Saka ngwera. Ya ko gwa nduri mi vo. Hey! Tangira ko garu. Papa baby, poi lo guarda che lo fa io tosse. Come fatto a cunetto? Ah, ma non lo guarda che mi voce quando arrivi. Tavuzanga bam masuk untuk kata wagu hamburger Pare, ora come lo guarda? hamburger hamba kasih bazu Che utak bukan Islam na wagu così? tavuzanga hamburger Che bagu kadang bagu orang hambu aku kungkum bukan ganda bukan ada tavuzanga hamburger ada hanya ya wagu dari dagu wagu ada tangan dah Aha. Yo tas tangan full ada aku udah kali kan aku kubur tak menentuk ada aku ganggu hamba susah aku tanya tamu lu gua ambil kompa bukan menyesta
hariya ugera ibintu bikagucanga se bikaragera ku mutwe. papa aranyirukanye nanga kumusaba imbabazi agiye kundira mu bishimbo by'abandi none ubundi beza bundi ntanunganye ejo naraye mu kibara uyu munsi nugendaye mu kibara nariwe nashobora gusoroma zino mishogoro ngo mbone isafuriya yo kuzitekamo nanjye mbese n'indyaryaatsi ariko nanjye sha n'abandi bana babaye ba marina ni gutya byatangiye nanjye ngiye kujya ku muhanda ntamenya ngo ibintu byose ndi kubikurikirana mbona abantu nanjye mbambura nirukanka nibamfata bahamagare papa agiye kurira sha nanjye mbihisemo nanjye nsubire ku muhanda sha barabuze mama yanjye we uziko nawe igihe nitari hano amasaha yarabasi napfusha nabona bandajya sinzi yo Juma nanga Juma ni ulisenkani ariko zakungiro nabona ka z'abaturage bumwe watubonye n'inguru ulisenkani tenge naba kiri muye murajya amafiti k'ibijumba gishaka ni ijana ndabasingira Osisi ngeni nanga bana mwanda rabasirimura ngo ni kenshi ibi muri nagwa ari misiti yakora peti gato ganda hani gishaka ni ijana ni ijana ni ufite wishyura bibiri ijana sana ukubona wari kwamba koze niki nako kondi kubona nuko birinda kutanyishuye nata ngurindagize Taras shoot jewe iyawe abandi bana bari kugura ibisheke ngende no kuba mu kibara nabuze ibisheke yawe si aya najya kumutse ura mwana ndaga bintu yafasha akura ibisheke ngende ndakene bete iyawe kanzesha mbasha wamukobwa wanyu wataye inda ntabwo yari yabyara ndatiri kuvuganiza biri nanjye ntarige naza kwikunenga sha Aha. Ndaba ntangiye kwiheba ibintu byose ndabikora bashonjeri baza bamuhiga paka turarandiriza mu rugo wanga rigira umuntu ukomeye na gusa gashike ahandunga kuye papa yame
kuna none basizigisha pe ndarangisha pe ndani bakada yangeremera kwa kamamaga ndarangisha pe ni kuri kwimana pe ana kagifasha aro papa Yan! papa amakuru Pagkakamag ko mainggoy, pwede ang nawaho! pa niko cyo kumbwiye ariko pa uzukundi Kigali nageze ugafatisha pa Kigali nageze unafatisha ibintu biragenda mu buryo n'inzana n'ubukungu uzihamye Kigali ukuntu dusigaye tumeze neza Wow! Are! ufatishije uzi pa kwani Kigali dusigaye turarya agashogoro kageretse ku nyama ni ukuri nuko utabyemera hano i Kigali dusigaye turarya ifiriti zigeretse ku bishyimbo urizi ubundi si wowe ifiriti wamenya ari ibi Mwendo wavuga byose, duhanga ukira mu rugo ukumva. Navuze utakuga kumva ngo tubane kandi tunagute nagukatije. Ese kubana nawe. Are! hano i Kigali hari uruganda rwaje rukoraga amategeko ivuguto rukayavanga n'ibiteri by'umusuru ukuntu bibazo Masha, biryoshye wabigwaho Ubwo kundi ibyo binyamuntu ntabwo baratumva. Kumva ukuntu ikigozi ukaba ukigozi. Ubwo nabukoze, nabukoze. i Kigali dusigaye turarya inkoko zitodeyemo impungure inkoko zitodeyemo impungure Are we! Nangwa tukuzi ibintu numvaga kumva kingo kubashaka bari gushaka umucebe. Udu nombyumvaga nono, are we! nuko ntabizi narinde kukubwira inkoko idodeyemo imyumba inkoko bakekeyemo imyumbati n'amateke bakayidoda n'amara bakahita bashyira mu nduzi ubu nkupiye seriveri ndiko yaranzaniye inkoko irimo imyumbati hari aho ugera ibintu bikagucanga ese kakaragera ku mutwe Yemwa. Ngire, wakugejeje mu. Ndakugejeje mu ibishimbo. Ndakugejeje mu ibishimbo byari. uragenda mu bishimbo cyangwa ndajyana Uraryamye hano ni inzu yawe kubyo wavuga ngo uraryamye. Gino yabaye none nikigeretseho. Wajyamye mu bishimbo byanjye wakuyemo imyenda zose. Inzu ni yawe. Shimba nibyo zabaye inzu yawe. mu rugo banyirukanye wajya kuryama Nose ibyo birandeba njyewe. Baba barakwirukanye ni ngombwa ngo undyamire mu bishimbo. musere ibishimbo byanjye nangirije Nose kundu byangirije reba byanatukuye. Ana yanjye nuko nifatira imyenda zanjye Hano. Ay mahera. uzi ngo ndagenda nambaye ubusa What be this? What be this? Mwana wa umuntu ufanye mu bishimbo byanjye. Mwana wa akoze iki? Nikimenye akoze kwa muri. ari weho Namufasha. ushamuzi umwana ufashe kungurira ibisheke uzi ndanamushamuje karejo ninde agize uti Ariko kino cana rero kinakunza mu maso isura ye. nicawubwo Kino cana aba kwa bijonjori bose ndabazi ejo washamuje umwana ibisheke sejo wamushamuzi muha imyenda ye zifate sinzi guhaye ariko ningo usanga muno. Nzagutsinda muno. umusaza njye namujyana kwa bijonjori Kanze tumujyane. we nigute wagize umuntu Tumujyanira se. wazi kwiruka sha Yaramunaniye. kubona unsundikisha Yaramunaniye. nagukoma Kano gatuza kukangana nasi ngo kwagira ngo. Nagukoma, Twe twarateruwe niko twambaye tuba twarateruye sha
reba barateruye umuteja tuza akanya wabona ngukuyemo umwuka kwa rujonjo nagukuramo umwuka usambo gusa ubwo nguyemo umwuka wakujyana ugurisha ubwo mwuka njye hari abari muri bomboni cyangwa ngaguhereza umugwayi wabuze umwuka urashaka ko nakwica utigo ngo narukuramo ko gisa n'isura yacu uri mwiza ufite agasura keza tugende ndakwigezerezayo wa munyabyaha rujonjo ngwino hano ihute dore umuhungu wawe tumufate mu bishimbo by'iwanyu yamugana gutya no gusoma ibishyimbo umwana wanjye kumva abaga i Kigali ajyaga inkoko idodamo umutobe umuseke uzaho umuzogunya nguwo mwana wanjye ntabwo ari umwana wawe nawe umwana wanjye urakoze cyane haguruka ndakwijani Simana ndi umuntu cyangwa ndi idoga ndi umwana wa papa hari aho ugera ibintu bikagucanga se kakubikaragira ku mutwe